Njye nitwa Makanyaga Abdul, nkaba ndi umwe mu bahanzi bakuze. Nubatse nkiri na mutoya, mfite abana 7. Nkaba ndi umuntu wakunze muzika kuva kera, mu mpereye 69 niho natangiye kumenya ko nshobora gukunda muzika cyane, kugira ngo nyikunde nyikora. Ariko ubundi nkiri n'umwana muto nakundaga muzika cyane, kuko nigeze kubona umucuranzi bita Wendo, yaturuka Gikongo. Uwo mucuranzi yari umucuranzi waririmbaga akagira abantu bamukunze cyane. Ni nawe watumye nkunda muzika kugira ngo mbeho muri muzika. Aho bigeze ntangira ubwo ngubwo ndi umwana, nari mfite nk'imyaka 5. Ubwo ntangira kujya nigana indirimbo ze, nkashaka kuziririmba ariko ntumva ururimi aririmba. Icyo gihe nari ndi kumwe n'umubyeyi wanjye, twari Bujumbura. Bujumbura twari twaragiyeyo ndi umwana muto cyane, kuko yari afite akazi abazungu bari bamujyanyeyo kugira ngo akorereyo. Ubwo mbona uwo Wendo nyine numva ndabyishimiye. Muzika ntangira kwikunda gutyo, kugeza ubwo maze gutangira amashuri abanza. No mu ishuri nakundaga kuririmba cyane, n'abandi banyeshuri banziho uburyo bwo gukunda kuririmba cyane. Barambonaga, nta kindi twakoraga ko ari kuririmba. N'abarimu banjye bari bazi ko nkunda kuririmba, kuko aho nabaga ndi hose nabaga ndimo nkashushanya na gitari. Umutima wanjye udatera neza, ntekereza uwo nikundira. Nagerageje ukuntu nakwihangana, nkabura ikintu na kimwe cyanyibagiza. Burya bagenzi, urukundo ni indwara, kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose. Uzagukunda nawe uzajya umukunda, uzagukunda nawe uzajya umukunda. Ubwo ngubwo ngera ubwo ntekereza kujya nigana indirimbo zo muri Tanzania, izo muri Kenya, izo muri Kongo, n'izo ntumvaga amagambo ayazo napfaga kuzikurikira. Ubwo muzika nyijyamo gutyo, maze kugira imyaka 20. Maze kugira imyaka 22 niho natangiye gufata gitari mu ntoki rwose, kugira ngo numve ko ndi umuntu ugiye muri mbese mu buryo bwa muzika. Ubwo mbere nakoraga amadebe, nkakora gitari mu madebe, nkapfa guhondahonda naziritseho imigozi. Ariko ngeze aho ngaho mbona yuko gitari ngomba gucuranga gitari ikoze mu buryo ari gitari, atari ibyo mu madebe. 69 nibwo nasanze hari umwana warimo gucuranga gitari. Yari umwana icyo gihe, ariko nkumva arashyiramo utuntu numva dushobora kuba umuntu yatangiriraho. Musaba ko anyigisha utuntu natangiriraho. Uwo mwana nawe anyigisha utwo yarazi, kuko iwabo hari hacumbitse abantu b'abacuranzi. Ubwo ngo ntangira gufata gitari gutyo, umwana aranyereka. Ubwo ni akomeje kubaho gutyo, mfite gitari. None ngura gitari mbese muri make ngura gitari. Icyo gihe gitari nayiguze amafaranga 600 iyo natangiriyeho, ariko ntiyagiraga imirya. Nkajya mbona umurya umwe, bakaza bakambwira bati naya nkawugura, kugeza igihe imirya yuzuriye. Ubwo ndatangira ncuranga gitari gutyo. Noneho nkajya negera abantu, hari orchestre yitwaga Les Copains,
nibo bantu bari abambere bari bageze mu Rwanda bacuranga gitari, mbese bigana indirimbo zo hanze. Ubwo bamwe mbigiraho inshuti, ubwo batangira kunyereka uburyo bacuranga gitari. Noneho nkamwigira inshuti, akaza mu gitondo akirirwa nyereka. Ubwo 69 niho natangiye gucuranga gitari, biza kugeza 72. Ubwo nari ntangiye kumenya utuntu duke, nza gusanga iyo orchestre iza kugirana ikibazo, iza kubura abacuranzi bamwe bayitahiye, kuko iyo orchestre yabaga hariya kuri Saint André. Yari ya Saint André, yari yarahanzwe n'umuntu wayoboraga ikigo cya Saint André hariya, bamwitaga Grendre. Yari umupadiri. Agezeho aza gutaha iwabo, ayisigira uwitwa Bouillon. Bigeze muri 72 ashaka nawe kwigendera. Noneho orchestre isirga ukwayo, abacuranzi benshi barigendera. Nibwo bampamagaraga bati, abasigaye barampamagara bati, ngwino, harimo abasore twari inshuti bazi ko natangiye kumenya kuririmba. Barambwira bati, nawe ngwino turebe ko wagerageza. Ngezemo ndagerageza, ntangira kugerageza ku ndirimbo z'inzungu zimwe na zimwe narinzi, ndazigerageza. Ntangira gufata indirimbo zo muri Kongo, ntangira gufata indirimbo zo muri Kenya, nkajya nzigerageza kuziririmba. Bariganaga gusa icyo gihe, ntange mbuwo kwigana. Ariko bigeze hafi 74 na 5, nza gusanga ari ngombwa kugira ngo ntangire nanjye kuririmba indirimbo z'inyarwanda. Nibwo natangira kuririmba nanjye Nyarwanda. Tugishyize muri muzika numva birajyanye. Ubwo ntangira gukunda gutyo muzika nayigiyemo kubera kwikunda. Urukundo nayikundaga, ntabwo ngiye navugaga ko wenda izangeza ku mafaranga runaka, oya, kwari kuyikunda gusa. Mu bitekerezo byanjye nkumva nkunze muzika gusa, niyo nta wampa amafaranga nkayikora. Ngize amahirwe uko nakabikoze, mbona bitumye mbona akazi. Ubwo icyo gihe akazi nagombaga gukora ni akazi nari narigerageje kwiga, sinarangiza amashuri. Ni akazi ka soudure na ajustage. Ari nabyize ku Kicukiro, ariko Kicukiro sinagize amahirwe yo gukomeza ngo ngere kure. Ubwo nikorera muri ka Kigali, ndi umuntu ugorora imodoka, nsudira ibyuma, nteranya ibyuma. Ubwo ngize Imana mbona bimpaye umushahara. Urumva ko muzika rero icyo gihe ntabwo nayikoze nk'umuntu ushaka kugira ngo impe amafaranga, kuko nari namaze kubona akazi. Ariko kubera kwikunda sinayireka. Kugeza ubu bije kugeza muri 90 na kangahe na 3. Ubwo muri ka Kigali ivuyeho. Nyuma 97 nza kubona none akazi muri ambasade y'Abanyamerika. Nkoramo ako kazi, ariko nkoramo ndi umutekinisien mu byuma. Ubwo urumva ko muzika ntayitekerezagaho nkaho ariyo ishobora kuntunga gusa. Nayikoraga gusa kubera kuyikunda no gukunda abandi bacuranzi, mbese gukunda iyo turi kumwe n'abandi bahanzi nkumva biranshimishije. Muzika yanjye nguko uko nayibayemo. Ntahimba indirimbo, sinahimbaga indirimbo ngo ndagurisha. Na n'ubu sindagira album navuga ngo nje nagurishije album nimwe, nta nimwe rwose. Nje no gukunda muzika gusa, nibyo bituma kugeza n'iki gihe muzika yanjye nsanga ndacyayikunda. Njya kujya muri studio, ubundi twari tuzi ko indirimbo, twari tumenyeye ko indirimbo uzicuranga abantu bakureba bakishima. Ariko tukumva na radio, nanone mu maradiyo nta handi studio yabagaho, yari Radio Rwanda. Tukumva haravugamo indirimbo. Ubwo icyo gihe badusaba gushyiramo indirimbo twaba dufite, ndetse ku buryo twashyizemo n'inyekongo twari dufite. Ariko icyo gihe izo nyekongo ntago bakomeje kuzikoresha. Ariko indirimbo za mbere na mbere nibuka ko twashyizemo indirimbo itwa Isabelle, ivuga ngo Isabelle nka ugiye ute,
Isabelle nka ugiye he kugiye kwica amasezerano mu buryo ntakekaga. Iyo niyo ya mbere twashyize kuri radio, indi nza kushyiramo ngo mu munsi nisa huzagarukiraho umpoza amarira agiye kuzanyica nishavu rigiye kuzantakure, kuko ntabwo nkiyibuka neza nizo nabanjirizo niyitwa Eliza Sheri. Eliza Sheri ndagukunda pe nta wundi mwana nkunda. Ngizo ndirimbo twabanje gushyira mbere na mbere kuri radio, ari Radio Rwanda. Niyo yari studio, nta kundi twagomba kubigenza. Yari studio ya piste ebyiri, nyine kwa gushyira ibyuma bakagufata amajwi imbona nkubone ako kanya, nta bindi byo kujya mu sinzi ngo computer oya. Nuko nguko twabifataga. Gitari ugacuranga gitari nkuko ugomba kwicuranga, wabyangiza n'akazi kawe ukirwana. Difference aho naje kuyibona hari ubwo 97 ubwo nagerageje kwifatanya n'abandi basore twakinaga umuzika, kuko abambere bose abambere na mbere abo nakinanaga nabo abenshi bigiriye hanze, abandi bitabye Imana bazize amarorerwa yabaye mu Rwanda. Ubwo 97 ntekereza ko kuri muzika kubera kwikunda ndatekereza ese uwakwitera uwashaka nibura muri bariya batakinaga ariko barimo kugerageza ubu nkifatanya nabo. Nibwo nagize Imana. Icyo gihe habaye ministeri za gukoresha inama, ministeri y'urubyiruko bari bashyizeho inyuma ya 94. Baravuga ati kuki abahanzi musinziriye mutagikora nkuko mbere mwakoraga ko tubabone. Ubwo mbitekerezaho ndibaza ese abahanzi nabakurahe, ariko ngenda ngerageza kuko nabaga nzi aho umuhanzi undi ari, ndagenda nkamukoraho, wewe waje tugakora kuko wa mugani dusinziriye kandi twagombaga kuba turimo gukora. Ubwo uwo nkozeho ati ejo nzaza, uwo nkozeho ati ejo nzaza. Hari nabo nari nigishaga uwo napfaga gukoraho aravuga ati nzaza. Nibwo twakoraga groupe yitwaga Irangira. Ubwo Irangira tumaze kurikora twari tuzi yuko niturikora wenda nta nicyo bizongera gutanga, bizajya bikomeza bibi byo gusa. Ariko tukoze ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu twagiye tubona aho dukorera abantu bitabiriye muzika ku buryo buhagije rwose. Abantu bitabiriye muzika natwe turavuga tuti wi muzika niyo kijya gukundwa cyane kurusha uko mbere yakundwaga. Ubundi yego na mbere barayikundaga, ariko wabonaga ikunzwe na bamwe cyangwa ukabona abandi barayifata nkaho ari ikintu mbese kigitangira, ndetse hari n'abatatinyaga kukwita Sagihobe bakubonye mu muhanda bavuga ati ni Sagihobe, mbese bakabona ari ibintu bisuzuguritse, ariko bigakundwa na bamwe cyane cyane abasore. Noneho biza kugeraho n'abakecuru bakajya bumva umuzika bashaka kugira ngo bumve kuri radio gusa indirimbo ko zimeze. Ariko 97 twaje gukora, twabanje gukinira ahantu hitwaga muri Panafrica hariya munsi ya rond-point. Abantu baritabira baruzura kugeza ubwo polisi niyo yaje iravuga iti iyi nzu ntabwo abantu bangana batya bajya bayijyamo, bati mushake ahandi, aha hantu mugerageze mushake ahandi mwakorera hatari muri iyi nzu turabona ishobora kuzana ibibazo. Turagenda, nibwo twagiye tugerageza kubonana na honorable Shelando, hariya Shelando uyobora Shelando. Noneho twifata araza aratubwira ati nta kibazo, ati hano hari boîte mujyemo mukore mukine. Tugezemo haramenyera pe, abantu bakajya buzura. Ni nabwo wabonaga abantu buri munsi buri wa gatandatu. Ubundi kera ntabwo twakinaga buri wa gatandatu, ubundi twakinaga nk'uyu munsi ukabanza ugacishaho nk'ukwezi kumwe ukongera ukazakina ukundi kwezi. Ariko abantu nubwo bazaga, ariko wabonaga
abawukundaga cyane ntabwo bari benshi, cyane cyane nk'abasaza ntabwo bakundaga muzika yo kugira ngo baze babyine. Ejo bundi muri 1997 nibwo twabonye ko bishoboka, buri wa gatandatu abantu barazaga bagakubita bakuzura rwose. Turavuga tuti bon, bitewe n'iki, hari abenshi babaga ari abantu baturutse hanze bashaka kwibyinira, kandi bakabona barabyina babikunze. Izina risa Gihobe ritangira kugabanyuka, rityo hatangira kuza noneho izina ko ari abahanzi. Ubwo dutangira gukora turi amagrupe. Ubwo nari namaze kwiyunga n'umusore witwa Ngabo Nziza, n'uwitwa Joseph Sibomana, n'uwitwa Deo de Santos, bamwitaga Hatungimana Deo, n'uwitwa Nyakwigendera Kari Wanjenje, n'abandi basore turi kumwe hano n'ubu. Ubwo dukora orchestre yitwirangira koko tubona abantu barayitabiriye. Kugeza ubu ngubu nuko nguko nabayeho muri muzika, ariko kugeza ubu sindakora album ngo nkoresheje album ngo ndashyira muri magazine ngurishe. Bon, inzitizi kugeza ubu byabaye nk'ibintu bituyobera gatoya. Ntabwo muzika irahabwa agaciro kayo uko igombye kugira agaciro, tuye gutinya kubivuga. Kuko iyo usanze nk'ubu ngubu, nk'urugero nshobora kuguha, nk'ubu stade regional yatanzweho amafaranga irubakwa, stade Amahoro yatanzweho amafaranga irubakwa. Iyo turayizi kuva kera, ubona bayitayeho kuyikoresha. Ariko kugeza ubu sindabona ahantu bavuga ngo twakoreye abahanzi bazajya bahurira, nibura tujya kureba umuziki wabo ku wa gatandatu. Muri stade Amahoro ntabwo ariho bajya kurebera umuziki, nubwo haba harimo, ariko hari ukuntu haba hameze. Ntabwo ubundi hagenewe umuziki, nta hantu twabona hagenewe umuziki. Ariko mu buryo twavuze ko wenda ngo nta mwana uvuka uwo munsi ngo ahite yuzura ingobyi, ariko turabona ko barimo kubitekereza, ariko birasa n'ibyatinze. Byaratinze kuko muzika ubundi ni impano ishobora kugira ikimarira n'igihugu ubundi. Kuko uko tungana abahanzi bo mu Rwanda, tugize mbese tukabaho, tugakora, tukabona uburyo bwo gukora, hakagira n'ujya atanga umusoro niyo waba ari amafaranga igihumbi, cyagira icyo bimarira igihugu. Kandi abantu barawukunda, muzika barayikunda pe, ariko kubera ko ifashwe nabi, urabona ko ntacyo yinjiza. Hari abo yinjiriza, ntabwo mbihakana, ariko ntabwo ibinjiriza nabo nk'uko yakabinjirije. Biriya byo kwifatanya n'abariya basore baraje rwose baransaba bati, twumvise hari indirimbo zawe tukumva twakwifatanya, ushobora kubyemera? Njye numvishe nta nicyo binantwaye, numvishe ahubwo ese aba bana bantekereje, ni ukuvuga ko babonye ko hari icyo byatumarira twembi, ari njye ari nabo, hari icyo bishobora kutumarira. Babimbwiye ndababwira nti nta kibazo rwose, nta kibazo. Kandi nanjye nsanga ari byiza, kuko iyo urabona aho ngeze, igihe ngezemo, imyaka ngezemo, ndimo gukabakaba mu myaka ijya gukabakaba muri za 70, ngomba kugira abashobora kumfasha, ngomba kugira abo nisunga kugira ngo ingufu zibe ingufu. Twakoze imwe tuyikora wenda ni mu rwego ruciriritse, ejo tuzakora izaba izamutse, ejo iyo kugeza igihe tuzakorera ikintu kigaragara. Ariko mfite bariya abana baracyafite ubwonko bwo gutekereza, baracyafite ubwonko bwo guhanga, baracyafite ubwenge bwo gutekereza ibintu bikwiye kugeraho bigera. Kugeza ubu ngubu abana nkorana nabo ni bariya bagize Ntuza Kina Music, uriya producer Clement, bon, hari Christopher, hari Platini,
hari na mugenzi we na Knowless na Tom Close. Urumva ko ni groupe igifite amaraso mashyashya, aho nshobora kuganda wenda ncika intege bashobora kungandura bakambwira bati ngwino dukuri. Nabyo bintera intege cyane.